Uyu munsi turi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 12 2025. Iyi ni itariki iri mu kwezi gusoza umwaka wa 2025. Turi mu kiganiro soma dusome Bibiliya. Uyu munsi turaza gusoma igitabo cy'itangiriro cya 39. Iki gitabo kandi turaba turi hafi kugisoza kuko tubura ibice bikeya kugira ngo tugisoze twinjire mu gitabo cyo kuva. Muri iki gice rero kigizwe n'imirongo 23. Umutwe w'iki gice uragira uti nyirabuja wa Yosefu amwoshya gusambana nawe aranga. Reka tubibutse ko iki kiganiro gitambuka buri munsi isa 12 z'igitondo ku Kibabi TV dusoma Bibiliya kurinda tuyigeje mu byahishuwe. Reka mbabwire ngo mwese mwakoze subscribe turabashimira cyane, ariko nanone reka dushyire imbere gukiranuka cyane kuruta uko tuba mu byaha. Nyirabuja wa Yosefu amwoshya gusambana nawe aranga. Umurongo wa mbere, Yosefu bamujyana muri Egiputa. Potifari umunyegiputa umutware wa Farawo watwaraga bamurinda amugura n'Abishimayeli bamuzanyeyo. Kabiri, Uwiteka bakumwe na Yosefu agira ukuboko kwiza aba mu nzu ya shebuja umunyegiputa. Umurongo wa gatatu, shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza kucyo akozeho cyose. Kane, Yosefu amugiriraho umugisha aba ari we akorera ubwe, amugira igisonga cy'urugo rwe rwose, amubitsa ibyo atunze byose. Umurongo wa gatanu, uhereye igihe yamugiriye igisonga cy'urugo rwe n'ikibintu bye byose, Uwiteka aha umugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yosefu. Umugisha w'Uwiteka uba ku byo atunze byose, ibyo mu rugo n'ibyo mu murima no mu gasozi. Umurongo wa gatandatu, abitsa Yosefu ibyo atunze byose mu buryo amubikije, ntiyagira ikindi agenzura keretse kwita ku byo yajyaga arya. Yosefu yari mwiza wese afite mu maso heza. Umurongo wa karindwi, hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yosefu aramubwira ati turyamane. Umurongo wa 8, maze ariyangira abwira nyirabuja ati dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo ndetse ambikije ibyo atunze byose. Umurongo wa 9, muri urugo nta urundutamo kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe gusa kuko uri umugore we. None nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Umurongo wa 10, akajya bibwira Yosefu ko bukeye ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa abane nawe. 11, bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we ari nta bandi bagabo bo mu nzu barimo. 12, uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati turyamane, amusigira umwenda we arahunga arasohoka. 13, abonye yuko amusigiye umwenda we agahunga agasohoka. 14, ahamagara abagabo bo mu nzu ye arababwira ati dore yatuzaniye umuheburayo wo kudusekana agasuzuguro, yanyegereye ngo aryamane nanjye ntabarisha ijwi rirenga. 15, maze yumvise nteye hejuru ntabaje asiga umwenda we iruhande rwanjye arahunga arasohoka. Nyirabuja arega Yosefu bamushyira mu nzu y'imbohe. 16, agumisha uwo mwenda iruhande rwe ageza aho shebuja wa Yosefu yatahiye. 17, maze amubwira amagambo amwe n'aya ati wa mugurano wawe w'umuheburayo watuzaniye yanyiyegereje ngo ansuzugure. 18, nanjye nteye hejuru ntabaje asiga umwenda w'iruhande rwanjye arahunga arasohoka. 19, shebuja yumvisha amagambo umugore we amubwira ati uko niko umugurano wawe yangiriye, uburakari bwe burakongezwa. 20, shebuja wa Yosefu aramujyana amushyira mu nzu y'imbohe bakingiraniramo imbohe z'umwami aba muri iyo nzu y'imbohe. 21, ariko Uwiteka bakumwe na Yosefu amugirira neza amuha kugirira umugisha ku murinzi w'iyo nzu y'imbohe. 22, uwo murinzi arindisha Yosefu imbohe zose zari muri ya nzu y'imbohe, ibyo bakoreragamo byose niwe wabikoreshaga. 23, umurinzi w'inzu y'imbohe ntiyagira ikintu agenzura mu byo yamurindishije kuko Uwiteka yari kumwe nawe kandi ibyo yakoraga Uwiteka yamuhaga kubikoresha ukuboko kwiza. Iki ni igice cya 39. Reka tubabwire ngo gukiranuka aba ari byo dushyira imbere. Iki ni Kibabi TV, mugire umunsi mwiza.